nubwo umwaka COVID-19 yatumye ibikorwa byinshi byinjirizaga abantu amafaranga bihagarara, aha ndavuga by'umwihariko imyidagaduro ari nacyo gice ibyamamare byinshi byakoragamo gatubutse. Nanone hari ababyungukiyemo cyane cyane abakobwa bakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga n'abandi bakora ibikorwa bitabangamiye cyane no kuguma mu rugo. Aba babonye umwanya wo kurangaza abantu no gukomeza kwigarurira benshi kubera ko abantu bari basigaye birirwa kuri internet. Nk'ibisanzwe mu isi y'imyidagaduro haba mu Rwanda no mu isi muri rusange, iyo havutse udushya ku cyamamare runaka bikaba akarusho hari amajwi cyangwa se amashusho, usanga dutangiye kuyahererekanya ku mbuga nkoranyambaga yewe no mu bitangazamakuru bitandukanye, ariko uwo musitari agakomeza kuvugwa. Ngo ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abasitari nyarwandakazi bakangaranyije imbuga nkoranyambaga bakanavuga mu bitangazamakuru kurusha abandi, ahanini kudushya n'ibindi bikorwa byaranze uyu mwaka wa 2020. Mbere yuko dutangira neza uru rutonde rwacu, kamwibutse gukora subscribe niba utarayikora, uramutse kandi utayemeranwa natwe cyangwa se hari undi munyarwandakazi wavuzwe cyane uyu mwaka tutavuze, ubitubwire muri comment. Iyi ni Story House, ni Letiane Mahirwe. Ku mwanya wa 10 w'abanyarwandakazi bavuzwe cyane muri uyu mwaka wa 2020 turasanga itsinda rya Shani na Nina. Byatekerejwe ko bashobora kuba baratandukanye, bitangira kugaragarira abantu ko abakobwa bashobora kuba batameranye neza. Byabaye muri Werurwe 2020 ubwo Nina yagaragaraga wenyine mu gitaramo cya East African Community IDSAV. Icyo gihe yatangaje ko byatewe nuko mugenzi we afite ikibazo, ariko agihari kandi itsinda riri gukora abantu bazabona ibihangano bishya bari kumwe. Abakobwa baheruka indirimbo muri Werurwe, ibyo abantu bakomeje kujya babyibazaho ku buryo uko iminsi yagiye ihita amakuru yakomezaga gukura avuga ko batandukanye bucece. Nko mu minsi ishize hakwirakwiye amagambo yavugaga ko Shani na Nina bamaze gutandukana, gusa bakumvikana bagaragaza ko bakiri kumwe. Nko mu gitaramo bakoze cya Iwacu Muzika bagaragaje imbaraga nke ku buryo wabonaga ko bakigiyemo barakoze imyitozo mike. Ibintu byatumye abantu benshi bibaza ahazaza hiri tsinda. Nubwo ariko kandi havugwaga ibi, hari amakuru ko no mu itsinda ishyamba ritakiri ryeru, kuko umwaka ugiye gushira imikoranire yabo itangiye kuzamo agatotsi, akaba ari nayo mvano yo kuba nta gihangano gishya baheruka. Umwe mu bakurikiranira hafi umuziki w'aba bakobwa yabwigiye ko agatotsi katangiye kwinjira mu iri tsinda guhera mu mwaka wa 2019, ariko kakigaragaza muri Werurwe 2020. Ndetse kuri ubu bamwe mu basanzwe bakurikirana imyidagaduro mu Rwanda bari kugerageza gukomakoma ngo barebe ko aba bakobwa bakongera bagahuza, nubwo bigoye. Ku mwanya wa 9 w'abanyarwandakazi bavuzwe cyane muri mwaka wa 2020 turasanga Isimba Alliance. Uyu mugore wiyita Alia Kuru ku mbuga nkoranyambaga n'umwe mu bakinnyi ba filime bakomeye ndetse hano mu Rwanda. Yamamaye cyane mu yitwa Rwasa n'izindi zitandukanye. Mu mwaka wa 2018 nibwo yatangiye kuvugwa mu nkuru z'urukundo n'umuraperi Shizo uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bituma abakomeza kumukurikira baba benshi. Muri uyu mwaka yavuzwe mu itangazamakuru biturutse ku nkuru zirinda umukara y'urukundo rwe. Urukundo rw'aba bombi rwari rumaze iminsi rwarajemo agatotsi, rurangira nyuma y'igihe bagerageza kubihisha, ari nako bageragezaga kurugarura ariko bikanga. Tariki ya 17 Kanama 2020 mu kiganiro n'ikinyamakuru Igihe, umuraperi Shizo yahamije ko urukundo rwabo rwarangiye, avuga ko atari we wabihisemo kubivuga ahubwo ari Isimbi wabyivugiye. Bombi ntibigeze bashaka gutangaza impamvu nyirizina yatumye batandukana. Ku mwanya wa 8 w'abanyarwandakazi bavuzwe cyane muri mwaka wa 2020 turasanga Bahavu Jeannette. Usa na se Bahavu Jeannette wamenyekanye nka Diane muri filime y'uruhererekane ya City Maid, nawe ari mu bakobwa bavuzwe cyane mu ruhando rw'imyidagaduro. Uyu mukobwa akundana n'umusore witwa Ndayirukiye Freri uzwi ku izina rya Regine, ndetse baherutse gusezerana imbere y'amategeko, naho ubukwe bwari buteganyijwe mu ntangiriro z'uyu mwaka bwabaye busubitswe bitewe n'icyorezo cya COVID-19. Tariki ya 29 Ugushyingo 2020 Bahavu yakorewe ibirori byo gusezera ku bukumi byitabiriwe n'ab'igitsina gore barimo abo muryango we ndetse n'abandi b'inshuti ze. Bahavu na Ndayirukiye bamenyanye mu mwaka wa 2015, ariko baba inshuti mu mwaka wa 2016, bivuze ko bamaze imyaka 4 bakundana. Uyu mukobwa anakurikiranwa kubera filime yitwa Imanga imaze kwigarurira imitima ya benshi ica ku rubuga rwa YouTube.
Ku mwanya wa karindwi w'Abanyarwandakazi bavuzwe cyane muri mwaka wa 2020 turasanga Isimbi Noeline. Isimbi wamenyekanye ubwo yajyaga kwiyamamaza muri Miss Rwanda 2019 nibimuhire kubera indeshyo ye na wari mu bakobwa bavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga no mwitangazamakuru kubera amafoto n'amashusho akunzwe gusangizwa n'abamukurikira yambaye ubusa. Ibintu byatangiye mu mwaka wa 2019. Isimbi ubuherereye muri Kenya akunze kuvugisha benshi, bamwe bakavuga ko ibyo akora bidakwiye, abandi bakamushyigikira bavuga ko umubiri yerekana ari uwe nta mpamvu yo kumwiha kuko nawe aba yahatiye kureba amafoto ye yashyize ku rukuta rwa Instagram. Akunze kuvugwa cyane kubera amashusho ye ashyira hanze ari gukora ibikorwa by'urukozasoni agaragaza ko akeneye abaguzi bayo. Uyu mukobwa yerutse no kwera uratangaza ibiciro ko ari amadolari 40, ni ukuvuga nibura ibihumbi 40 by'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa gatandatu w'Abanyarwandakazi bavuzwe cyane muri mwaka wa 2020 turasanga Niyonizeye Judith. Uyu mugore yaravuzwe cyane muri Gicurasi ubwo amakuru yavugaga ko we n'umugabo we Safi Madiba batandukanye. Safi yaje kwemeza ko ari byo ubwo yatandukanye na Niyonizeye Judith nyuma yo kumusanga muri Canada, yemeza ko kuba yarasezeranye mu mategeko bitamugira imbohe. Kuri ubu Niyonizeye Judith amaze kuvugwa mu itangazamakuru nyuma yo kuza mu Rwanda gutangaza filime nshya yise Zanduru. Kuba urukundo rwa Judith na Safi rwarajemo kidobya kandi n'ubundi banakengeranwa byaradutunguye, ndetse bamwe kubyumva bikabagora, biri mu byatumye avugwa cyane mu uyu mwaka wa 2020. Ku mwanya wa gatanu w'Abanyarwandakazi bavuzwe cyane turahasanga Uwase Vanessa. Vanessa Rais wabaye igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda 2015. Inkuru ze zashyushye hagati muri uyu mwaka, ndetse haza gusohoka amajwi bivuga ko yari yatumye umukobwa w'inshuti ye kwihanangiriza mugenzi we wari umaze iminsi ashaka kumutwarira umukunzi we Kabaro Putini wamwambitse impeta. Ni mu rukundo rw'uyu mukobwa n'umukunzi we rwaje kuzamo agatotsi, ndetse bimara iminsi bigaragarira buri wese ko mu rukundo rwabo harimo ikibazo gikomeye. Ariko nyuma bombi bagiye muri Tanzania gucuca amasinde yari ari mu rukundo rwabo, ndetse biza kurangira rusubiye ku murongo nk'uko rwari rumeze mbere. Ku mwanya wa kane w'Abanyarwandakazi bavuzwe cyane muri uyu mwaka wa 2020 turasanga Nishimwe Naomi. Uyu mukobwa yatangiye kuvugwa muri Mutarama 2020 ubwo yinjiraga mu marushanwa ya Miss Rwanda yiyamamarije mu mujyi wa Kigali. Icyambere cyatumye yibandwaho nuko yarasanzwe azwi cyane kuri Instagram, ndetse afite umubare munini w'abamukurikira. Gusa no kuri undi ruhande yigeze no gutangarirwa kubera ubwiza bwe ku mbuga nkoranyambaga, Abanyasenegal baterana amagambo karahava. Nyuma yo kubona itike yo gukomeza mu bakobwa 20 buranga bemerewe guhagarira umujyi wa Kigali, amagambo yabaye menshi. Bamwe bavuga ko yazanwe mu irushanwa na MTN, yari umuterankunga w'imena w'irushanwa ishaka kumuha ikamba. Gusa abantu nyuma baje kumarwa impungenge babwirwa ko atari ko bimeze. Nishimwe Naomi aba Miss Rwanda hakurikiyeho inkuru zakuruwe n'impaka zabaye hagati y'akanama nkemuramaka mbere yo kumuha ikamba. Akaba ari cyo gihe benshi bavuga ko katinze kananiwe guhitamo urahabwa ikamba, nubwo byarangiye aryegukanye. Nishimwe Naomi watorewe kuba Nyampinga w'u Rwanda 2020 mu birori byabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki 22 Gashyantare 2020 yaje gutungurana amaze tariki 17 Werurwe 2020 atangaza ko inyungu ze nka Miss Rwanda zitazacungwa na Rwanda Inspiration Backup isanzwe ireberera abambitswe ikamba. Ku mwanya wa gatatu w'Abanyarwandakazi bavuzwe cyane muri mwaka wa 2020 turasanga Muyango Claudine. Uyu mukobwa wabaye Nyampinga uberwa n'amafoto muri Miss Rwanda 2019, n'umwe mu bahanzwe amaso muri iki gihe, ndetse ubafite abarenga ibihumbi 210 bamukurikira ku rubuga rwa Instagram gusa. Inkuru ze zishyushywa cyane n'urukundo rwe na Kimenyi Yves urinda izamu rya Kiyovu Sport, ndetse nibasiba guterana imitoma bifashishije imbuga nkoranyambaga. Nkuko nabikubwiye hashobora kuba hari undi munyarwandakazi wavuzwe cyane muri uyu mwaka, gusa tutamugarutseho, nagusabye yuko wamudushyirira muri comment. Ku mwanya wa kabiri ku rutonde rw'Abanyarwandakazi bavuzwe cyane 2020 turasanga Shadibu watamajwe n'amanyinya cyangwa se inzoga. Mbabazi Shadi uzwi mu isi y'imyidagaduro nka Shadibo ari mu badasiba kugaragara mu itangazamakuru bitandukanye, yaba ibyandukwa n'ibindi byari byo byose. Uyu mubyeyi w'abana babiri uretse kwandikwa na nasiba mu
kiganiro iyo bataramye bavuga abo bita ba Slay Queen. Uretse mu Rwanda kandi no hanze arazwi cyane kuko agiye kugira abarenga 800,000 bamukurikira kuri Instagram gusa. Akaba uwa mbere mu Rwanda ukurikirwa n'abantu benshi cyane kuri Instagram. Shadibo ni umugore udatana n'udushya no kuvugwa cyane buri munsi mu Rwanda, cyane ko nyine ari icyamamare nyine kandi n'abamuvuga batajya bamurambirwa. Muri Gashyantare uyu mwaka ubwo baturaga Nyampinga w'u Rwanda 2020 ikamba rigahabwa n'Ishimwe Naomi, Shadibo yagaragaje amarangamutima adasanzwe ndetse bamwe bavuga ko yari yaje mu birori yasomye kuri manyinya irengeje urugero. Uyu mugore wafanaga n'Ishimwe yabanje kukanyurizaho abitabiriye ibirori ubwo akanama nkemuramaka kari guteranya amanota. Icyo gihe Shadibo yaratunguranye, abantu bose bicaye arahaguruka acinya akadiho, abantu bamwe barumirwa. Ubwo bari bamaze gutangaza uwatsinze, Shadibo yongeye kugaragaza ko yasazwe n'ibyishimo, avuza induru mu cyumba cyatorewemo Nyampinga w'u Rwanda 2020. Bamwe bavuga ko yabikoreshwaga n'amanyinya, cyane ko niba warabonye iyo video yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, bamwe mu bari bajyanye nawe mu birori batangiye gusa nk'abamukebura gusa akabitaruza. Shadibo ariko usibye kuba umunyabirori, muri matuga abantu bari muri gahunda ya guma mu rugo yasangiye n'abaturanyi bagizweho ingaruka na coronavirus. Muri Kanama hasakaye inkuru yavugaga ko uyu mugore na Bruce Melody batawe muri yombi na polisi bashinjwa kurenga ku mategeko yo kurwanya coronavirus no gukwiza urusaku. Muri Mata uyu mwaka kandi yinjiye mu butetsi ndetse ahamya ko agiye kubigira umwuga, akajya agaburira abantu ifunguro rye yise Love on the Plate. Ifunguro ariko ritavuzweho rumwe, bamwe bavuga ko ibyo yaberekaga ku mafoto atari byo yabahaga. Ku mwanya wa mbere w'urutonde rw'Abanyarwandakazi bavuzwe cyane muri mwaka wa 2020 turasanga Uwikeza Pamela. Miss Pamela umaze igihe avugwa mu itangazamakuru kubera urukundo rwe na The Ben, yakunze guca amarengana mbere yuko babyerura, yerekana kugurumana k'urukundo rwe na The Ben, aho yabinyuzaga mu magambo yandika ku mbuga nkoranyambaga. Uwikeza Pamela ukunze kugaragaza amarangamutima ye kuri The Ben, aherutse gushyira hanze ifoto bari kumwe, arangije aherekesha amagambo ati "Mine" bisobanuye uwanjye. Ndetse na The Ben ubwe aherutse gupostinga amashusho y'isegonda rimwe ku rukuta rwe rwa Instagram, gusa nta kintu na kimwe yigeze yandikaho uretse gushyiraho agastika k'ikinyugunyugu, gusa abantu bahise bemeza ko bashobora kuba bari mu rukundo. Ndetse kuri ubu Pamela na The Ben abantu bamaze kwemeza ko kuko bari mu rukundo rw'ukuri. Uwikeza Pamela w'imyaka 21 yahatanye muri Miss Rwanda 2019, aza amakobwa 20 bashakishwagamo Nyampinga w'u Rwanda. Yanaje kuba igisonga cya mbere cya Miss Zuri African Queen yabereye muri Kenya mu mwaka 2019. Kuba rero The Ben ari mu munyenga w'urukundo na Miss Uwikeza Pamela nicyo cyatumye uyu mukobwa avugwa cyane muri uyu mwaka. Hari ikindi cyamamarikazi cyavuzwe muri uyu mwaka twibagiwe, cyangwa se ukaba ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo, ibyo byose wabidusangiza muri comment, utibagiwe no gukanda subscribe niba utarayikora. Njye Didiane Mahirwe, Imana ikomeze kukurinda.